buriya habaga etage habaga etage hari babyiniraga mugira ngo ibimansuro nari narajyamo ariko hari hasi habaga indaya ngura indi ndaya turakata dusubira hehe hirya injyana hirya usa nujya ku kinamba ku kiraro cya kiraro muri zangu zaho haruguru niho yanjyanye nkiguze hariya ni yakangaye ya kane mvayo ndataha ngeze hariya nambutse ikiraro ntasanze indi ndaya nzamuka njya kurara Nyamabuye ubwo se nizingaye eshanu sinashoboraga kumara iminsi 3 nahuye n'umugore none ibi nibyo mu Rwanda ibaze Uganda ko ari warabamaze Uganda noneho ho nari mfite iki nararyaga muri icyo gihe nari n'umukinnyi abenshi babikora kugira ngo bamboneho ubushuti urumva wari umukinnyi mu by'imirwano wari umukinnyi w'iteramakofe yego kandi hariya witwaga nde nitwaga Emma gurikiryo baricamoga kabiri gutyo Emma ugiye muri Entebbe ukabaza ngo umukinnyi wabaga hano mwiteramakofi hari umuzi witwa Emma baranzi muri Entebbe hariya urumva hanyuma niba naravaga hariya nkaza kujya mu bapfumu kwawe umukozi w'Imana byose arabivuga byose none se reka nkubaza tararenga aho ngaho nta basenga kandi bajya mu bapfumu bica abantu barimo kwica abantu kandi bikorerwa mu murimo benshi rwose barahari gwe umuntu twaje njya gukiza senyiza iki none se runaka nibaza nkabahereza uduti se bakajya gushyira mu atarimo baraguhamagara ariko ushaka guhamagara ushyiramo iki amayinite hanyuma rero aya masimukadi iri muri telefone iyo iri muri gikora ariko bitandukanye nuko yahanaga Imana yacyakora imirimo n'ibitangaza kera yaguhaniragaho ubu naga ari kwigihana oya birakureka ubu ngubu birakureka kubw'imbabazi none ukaguma ugenda uri umurambo wapfuye ugenda Imana ikubona nk'umurambo yego nka cyagiye uko nari meze ariko noneho imbere y'abantu tukubona uri muzima kandi mbikumve ngeze refresher ngura yindi ndayi ni yakangahi iri ya gatatu urabona refresher umanuka n'ukigwa muri kaburimbo nahaguze indaya ndamanuka ndaza ndamanuka ubwo ni inshuro zitandukanye hari n'ikindi gihe naziguza aho ngo zitandukanye gutyo magere nye nzirangije ndaye nye nziguza ndamanuka uzi ko bintu byari bikaze muvandi nde mujye navuye ko Yesu uramuzi ubwo si cyo gihe ababonaga imeze niyo kuko abanyamwuka bari bahari bambonaga iyo bamanurira gutyo ko ngiye gupfa ndangiye inciriye iteka uno munsi mbamagarira imbere y'abantu Imana n'urukundo rero ndamanuka ngera hehe ku kiraro ngeze ku kiraro masanga izindi ndaya buriya habaga indaya hariya nabwo ngura indaya dukatana hirya iriya mu tuzu twahabaga nkabona hano ku kiraro utaragera ku kiraro neza hano kandi wibuke ko hari n'abandi birirwa batera amada hirya aho ngaho bagenda abo bose rero abo nibo birigi ivango ni inaza yamabuye aba mu mazi atagaragara yego urisitaraho bashinzwe kugusha abandi mbega ni ibisitaza mu nzira bashinzwe kugusha abandi ni intumwa za Satani nizo zirimo gutukisha izina ry'Uwiteka yego none se ubu niba amaze kubwiriza akajya gusambanya nuza urumva ari intumwa yandi bakabatera amada rega biranashoboka ko wagwa mu cyaha byo ndabyumva birashoboka ko wagwa mu cyaha pe kandi wumva ngo haraba Imana yemerera gusambana ni Imana yabo yibi ahubwo wigana icyiza ukora ibyiza niwe w'Imana nawe ukora ibibi ni yari yabona Imana none se niba wakoze ibyo ubwo tubyemereze dukoma amashyi ngo nuko uri umuyobozi huya ukora ibyiza niwe w'Imana bahemuka Imana umuntu wese yabuhemukira abantu yabuhemukira n'Imana bose ni babihemu nawe uzajya mu ijuru ako kantu uvuze niko kazi kwese yakuyeho yaje kuyasohoza habwo burebye neza nibwo akomeye kera avango nugasambana usambana nakuye kwicwa ariko no munsi ureba umugore akamwifuza amaze gusambana nawe ubu nibwo akomeye ukwica uwica kwe kwicwa nawe kwicwa ariko no munsi wanga mwene se n'umwicanyi ubu munsi nibwo akazi igitutsi ntago gihanirwa kandi birimo hano nguza tukamwene se ngo wagicucu urumva wagicucu akwiye guhanirwa mu rukiko
uzatuka mwene se ngo wamupfuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehenomu. Mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza amahoro y'Imana n'urukundo ruva ku mwami Yesu rukomeze kubana namwe. Iyi ni Karose TV, Damuru TV 150, dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge TV. Hanyuma turabashuhuje mwe abadukurikiye, abadukunda, abakunzi bacu ba buri munsi, mutwereka ko mudukunda. Turabashuje aho waba uherereye hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, habwa umugisha n'Imana. Dusuza aba diaspora aho muri hose, mwaba muri Amerika, muri Canada, Australia, mu Bubiligi, mu Bwongereza, i Burayi, aho hose abahari mudukurikirana, mudukunda, mutwereka ko mudukunda, bari gukanda subscribe, mbese mwese turabashuje kandi muhabwe umugisha. Imana ibaha umugisha n'Imana mu izina ryande rya Yesu Kristo, rya Yesu Kristo. Bamwe bamuzi mu biganiro bigiye bitandukanye, uyu muhanuzi cyangwa se umu evangeliste, umuhanuzi w'Imana, intumwa y'Imana, umukozi w'Imana, umwana w'Imana, byose arabyemerewe kandi arabyitwa. Hanyuma turamugaruye kuri channel yacu. Yego, bamwita Rusine Emmanuel cyangwa se yitwa Rusine. Ntabwo banyita ni nako nitwa. Yego, yitwa Rusine. Nitwa Rusine Emmanuel. Ni amazina yanjye nkunda. Sohoza abantu badukurikiye. Turabasuje mwese. Abari batuzi n'abatubonye ubwa mbere, mwese turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana be muri mwe, mugira amahoro muri Kristo Yesu. Hari abari bakubonye kuri Karose TV bwa mbere. Yego, turabasuje mu izina rya Yesu. Abari kuri Damuru TV 150, turabasuje nabo mu izina rya Yesu Kristo. No kuri dore kubaho Uwiteka, kubaho Uwiteka nibwo bwenge TV, namwe turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana be muri mwe. Amen. Ubundi iyo niyo ndemukanyo y'intumwa za Yesu. Shalom, shalom. Shalom. Amahoro y'Imana be muri mwe. Mugira amahoro. Niyo nandika message isanzwe niko nandika. Mugira amahoro. Mugira amahoro. Yego. Abanzi kuri message nanga y'ijambo ry'Imana nuko, cyangwa se mugira amahoro niyo niko nangira. Gira amahoro. Mugire amahoro. Mugire amahoro. Meze utese? Nta mahoro ndashima Imana. Makuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Yego. Ariko tutirengagije n'abandi batameze neza. Nabo bihangana. Yego, turabihanganishije abari mu nzu z'imbohe, bafite abantu babo mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu bigerageza bitari bimwe. Bihangane, siko bizaba mu bategereza umwana. Nababuze amafaranga. Abashonje. Inzara. Imana ibaha ibiryo. Imana duhe ibiryo. Imana ibaha ibiryo. Hari umuntu umwe wari ufite amatitire hano mu itorero, ariko yajyaga avuga ngo Imana iguhaye ibiryo uradya, nuko avuga. Imana iguhaye ibiryo uradya. Imana iguhaye ibiryo. Ntago wazi kubishoboza, ntago abibasha kubera avuga uburimi. Imana iguhaye ibiryo uradya. Imana ibaha ibiryo mudye mu izina rya Yesu. Amen. Ese ni ibiryo by'umubiri cyangwa ni iby'umwuka? Yego, ariko hakenewe ibibanza by'umwuka, by'ubugingo. Yego, kuko hanyuma iyo ufite ubugingo buzima, kuko bugituye ino, Imana iguhereza n'ibitunga umubiri. Nene agafi. Agafi. Imana nukuri Imana iherutse kumbwira ati mwana wanjye ngiye kuzagusohokana ahantu nkugurira ifi. Ariko hari n'abantu babibwira umuntu bakabisohoza nkanswe Imana buri giye kubikora. Nukuri pe, Imana yarabimbwiye, nagiye gusengera ibiryo. Hako se buri umuntu ifa arayirya akayihagara? Impamvu Imana ibikubwira, ibona ko umutima wawe nayo cyangwa se umutima wawe ukeneye iyo fi uyishaka. None cyangwa se ikareba icyo umutima wawe ukeneye kurusha ibindi byose. Kavuga ati ariko ubundi umwana wanjye wamusohokana nkamugurira iyo fi nawe akayirya, kumva ko Yesu agira gute, akayihaga, agira neza. Kandi koko neruka kurya ifi yokeje 2007. Ko wahuritse. Oya, Imana iguha ifi mu izina rya Yesu. Amen. Nukuri. Hari ahantu nari ndi mu minsi ishize. Hashize imyaka, mvuze iminsi nyine, hashize iminsi myinshi. Imana irambwira ngo mwana wanjye, umaranye iminsi inzara. Ngiye kuguha igitoki ukirya ugihage. Iyo minsi igitoki cyarahendaga.
mu minsi abantu bazi igitoki kigeze guhenda ibirayi bigura make n'ibindi bintu bigura make ariko igitoki gihenda muri icyo gihe Imana yahise kigabanya kigera kuri 90 nubwo buryo yamayemo igitoki si uwakinekeye ngo anzanire oya yarakigabanije ndakigurima amafaranga yo kukigura n'iki gitoki mu bunyobwa nyirya mu bishyimbo nyirya mu nyama ndakirya igitoki ndakirya none nagera nano ngasanga baragitetse kirahiye ubwo niba yarakubwiye ifi utegura ugiye kurya ifi nukuri cyo ko ari umunsi wabimenye nyine uzagende wambaye itiriningi kugira ngo ugende uko bigara wongera umukandara icyo gihe umuntu wari wansokanye yari data wacu arambwira ati ngo ninjye kukugurira ifi rero Imana irazitanga n'ibiryo bindi irabifite kuko ni yatanga umwana we ngo ibure kumuha herutse kumbwira ati mwana wanjye ngiye kuguha inkoko sinzi ukuntu nagiye gusenga ahantu ku musozi mahurira n'umuntu twari tuziranye twigeze gusengana ahantu ndamubwira ati Imana igiye kuguha urubyaro yego tuza guhura rero ngo yari yaje gushima kuri uwo musozi none arambwira ati mukozi w'Imana timeze neza ati turaho ati ndaho uracyari umukozi w'Imana nka mbere ati ahubwo Imana irambwiye ngo mu kiziba kindi irahakoze harangije ahita ambwira ati hari uwabikubwiye se ati Yesu arabimbwiye kandi Imana ireba arambwiye ahita ambwira ati mu bintu byanzanye hano naje gushima ko wamanuriye urubyaro ndarubona none Imana ikweretse mfite ikibazo mu nda ati aho hantu harayihambabaza nijoro ndavuga ati utuburwayi ndabutwaye mbushyize bujugunye hirya tibaya ahubwo tumva mukozi w'Imana tiburetse kugenda tigenda usenge noneho umugabo wanjye hari ahantu kuri hariya Nyabugogo ati tumanukane tugerane Nyabugogo hanyuma ngera akantu ngusezereho amahoro nk'umukozi w'Imana ndavuga ati buriya wenda wasanga agiye kuma iki umufuka w'umuceri nuko umuntu ababara sha ndagiye Mana ushimwe nk'iminota 20 navuze ko ndi butaye ni mugoroba yego ariko wa gatandatu ayi wowe turamanukana dufata utumboto na Nyabugogo hano bacururiza inkoko hari ati shereti ati bitese tindisa tuyu ni wa mukozi w'Imana nakubwiraga wamanure turi umukozi w'Imana uraho neza nuko hangije ngiye kurambona sinzi ikintu ukuntu yamubwiye yaramubwiye ati ngo nkubwire baragiye bareba igisake cyiza cy'igisore cy'igisore ntibigeze bayimbagira ati mukozi w'Imana genda nawe n'amababa ugende wirwarise n'amababa yaya bama n'ibihumbi 5 by'ibirongo ubuse narimo n'umuceri nawe ra umuceri warimo n'umuceri wari urimo n'agafiriti kari karimo n'isukari yari irimo amavuta ye nari nyafite ariko nayo yari bubemo Imana ubwo yari yabimbwiriye hehe narindi cyahera ngiye kuguha inkoko ugiye kurya inkoko none rero ni agafi Imana ka oya yiguhaye ibidwo uradwa Imana iguye kudwa uhage mu izina rya Yesu Manuel amen mbwira ukuntu warongoye abagore magana ngahe nuko bikaze utangiriye ora 600 kuko bikaze ibintu hereyeho ariko ngo hari kera utarakizwa ni kera hari kera kera habayeho ni kera habayeho ariko ari abantu bashobora kuba bavuga ati ariko Manuel bundi ni muntu ki yego n'uyu nguyu bareba Manuel bundi yakijijwe ate bundi Imana igukubitira rigo igafata ku gakanu irakuza bundi yagufatiye ku mugore wa 600 pire cyangwa nturenga hariya bari kugira ngo tworohereza abantu imibare ive mifatike kuko hariya no kuborohereza 600 hariya no kuborohereza ubundi ariko Imana irihangana huya Imana ni urukundo nta kiganiro se duherutse gukorana hano bavuga ngo Imana yavuze ngo abantu baciye ku ngoma igiye no kubica ntago ari byo
Imana ni urukundo, irakugoragoza ikakugoragoza, ariko ngo ari umukire cyane. Uya yo kujyana mu byaha najya bura, kuko ugukoresha ibyaha sobuje ubukorera aguha n'abaterankunga bagufasha muri ibyo bintu urimo. Hari n'abaguhera ubuntu, hari abo wishyuraga, hari n'abo ubuntu, abo bose iyo bakusanyije barengana 600. Reka nkubarire ibyoroshye. Twagiye kuri 40 urahazi hano kuri Nyamirambo. Kuri 40 hariyo rwose ntigeze kujyayo. Buri habaga indaya bahita Matimba hariya simeruka yariko ejo bundi merutse ko nyoro sanga habaye za kaburimbo. Cyari igitaka kaburimbo ari imwe gusa ica hariya kuri uho bita kuri 40 nyine ujya Nyamirambo. Ndahanyura ku kagoro, nari mvuye ku kazi icyo gihe nene nakoreye Nyamirambo hejuru mu ryanyuma. Ngura indaya, turagenda dukemura ibyo turangize turabirangiza. Turagenda tugeze hano hafi y'umusigiti, urahareba uyu wo mu biryo urawubona nawe urawuzi. Yego ndawuzi. Mageze naho habaga indaya icyo gihe muri iyo myaka ya kera. Naho magura iki indaya, kandi uvuye kugura indi. Mvuye kugura indi hariya, ndamanutse ndaje ngezera fresheri, ngezera fresheri ngura yindi ndaya. Ni ya kangahe? Iri ya 3. Urabona fresheri umanuka hano kigwa muri kaburimbo, hariya nahaguze indaya. Ndamanuka ndaza ndamanuka, ubwo ni inshuro zitandukanye. Hari n'ikindi gihe naziguza aho ngo zitandukanye gutyo, magere enye nzirangije. Indaya enye nziguza. Ndamanuka, uzi ko bintu byari bikaze muvandimwe. Ndemu gihe navuye ko Yesu uramuzi. Ubwo si cyo gihe ababonaga imeze niyo, kuko abanyamwuka bari bahari bambonaga iyo bamanurira gutyo ko ngiye gupfa ndangiye inciriye iteka. Uno munsi mbamagarira imbere y'abantu. Mana ni urukundo rero. Ndamanuka ngera hehe? Ku kiraro. Ngeze ku kiraro masanga izindi ndaya. Buriya habaga indaya hariya. Nabwo ngura indaya, dukatana hirya iriya mu tuzu twahabaga. Urabona hano ku kiraro utaragera ku kiraro, ku kiraro neza hano buriya habaga etaje. Habaga etaje hari babyiniraga mugira ngo ibimansuro nari narajyamo, ariko hari hasi habaga indaya. Ngura indi ndaya turakata dusubira hehe? Hirya injyana hirya usa nujya ku kinamba, ku kiraro cya kiraro muri zangu zaho haruguru niho yanjyanye. Nkiguze hariya ni ya kangahe? Ya kane. Mvayo ndataha, ngeze hariya nambutse ikiraro ntasanze indi ndaya, nzamuka njya kurara Nyamabuye. Ubwo se ni zingahe? 5. Sinashoboraga kumara iminsi 3 nahuye n'umugore. None ibi nibyo mu Rwanda. Ibaze Uganda. Ko ari warabamaze. Uganda noneho ho nari mfite iki? Nararyaga muri icyo gihe. Nari n'umukinnyi, abenshi babikora kugira ngo bamboneho ubushuti. Urumva? Wari umukinnyi mu by'imirwano. Wari umukinnyi w'iteramakofe. Yego. Kandi hariya witwaga nde? Nitwaga Emma. Gutyo baricamaga kabiri gutyo Emma. Ugiye muri Entebbe ukabaza ngo umukinnyi wabaga hano mwiteramakofi hari umuzi witwa Emma, baranzi muri Entebbe hariya. Urumva? Hanyuma niba naravaga hariya nkaza ari bangahe, simara iminsi 3 nabonanye n'umugore. Bumwe babiri, bumwe batatu. Yego. Nari ndwanyizwe. None ibaza umuntu wari uwo kumara umwaka. Umwaka ugira iminsi ingahe? 366 cyangwa ni 5. Ku munsi niba nkoresheje nkoze icyo gikorwa na 3 cyangwa 4 cyangwa 2 cyangwa 1, umwaka wagera. Ubwo umwaka washiraga mfite bangahe? Kandi byamaze imyaka, numva utyo ni imyaka, namaze imyaka myinshi muri Kampala. Ugeze no mu Rwanda nkomerezaho. Mba naretse inzoga, naretse itabi. Ariko ibyo bagore byo bikomeje. Gusa urumva uyu nagiye kuzabana n'uyu nguyu mfite bangahe? Ntago ari 600. Rero abantu iyo umuntu avuze gutyo ngo nasambanye n'abagore bari hagati ya 400 na 600, ni ukubyoroshya bigira imibare yumvikana. Ubure ntago z'imibare. Irarenga 600 ubundi. Unose wabonaga umugongo? Mugongo subaye. Sinaryaga naze no kwikorera inzu. Satani gukoresha iguha n'imbaraga. Nkuko Imana igukoresha iguha imbaraga ugakora ibyo abandi batabasha. Ugeze gutya hanyuma washatse uti? Naje gushaka
ariko bitari mu murongo. Wari watwaye umugore w'abandi? Yego, bitari mu murongo. Yego, kuko nago nagiye ngo nje gusaba ngo nje gukwa byose mbisoze neza, byakozwe neza nkuko bikorwa nk'umuntu warambagije. Oya, namuterese ku manywa ninjoro njya kuryamayo. Wamuterese ku manywa ninjoro njya kuryamayo. Mubana gute so? Umva nyine navuye muteye inda. Nuze ari ibintu byinshi. Ariko muteye inda, ariko nyuma yego yari yahukanye. Yari yahukanye, yataye umugabo we n'abana, azana n'abana babiri b'abahungu yari afite. Hanyuma nuko twabanye, ariko ngerageje kubibwira abantu nka nyiri inzu, arambwira ati reka reka nubana nawe inzu rwose, inzu yanjye ndayuriza, nta kibazo, nuyuriza ndayishyura. Ubwo uwo mugore yari mwiza? Nari namukunze wese, abagereje kumumbuza bose nkabona n'abanzi. Nyamara uriya mugore uzamugwaho. Nyamara nomero turanazisibye, ni nta kibazo muzisiba, ariko jewe ngomba kubana nawe. Turiya mugore urabona ko mamagara famille batereka reka, nomero turazisibye, utazongera no kutuvugisha, uzaduhamagara tubwira ko wamuretse. N'inshuti zanjye zamfashije ngeze mu Rwanda, nabo bambwira gutyo, nta kibazo turibanira. Nuko twabanye, ava mu yakodeshaga aza mu yo nakodeshaga, nuko namugize umugore. Nawe akwihimuraho nyuma rero birangiye nyuma atabana ibyo bakubwiye ubundi. None se ubundi nyine ubu sura kuri icyo urarenza hiki, ntago bakubwiye ngo ndeke. None se ubundi ari igihe umuntu umwe kabe gasekana ubu narumiwe rwose, ibintu butangireho ngo tuganireho. Hanyuma ejo bundi umuntu aherutse guheka ikintu, yakubitanye n'ikintu hariya, kubitana n'ikintu imvura ihise, ati baba we ntitoraguriye inama, ahita afata inama kubita ku bitugu. None ageze mu nzira kubitana n'umuntu ati mpyisi kirasi twica impyisi, atagarara mumvire ku nama. Kumbi impyisi yanyagiwe imeze nabi, irenda se kadegeri. Ageze imbere ati kubita se kintu tucice mundekera iki intama. Uwa gatatu amubwiye ati sha nureba uzaba ureba. Baratandukana, urarigenda. Bageze imbere impyisi iramubaza ngo uwa mbere yakubwiye ngo iki? Yavuze ngo shyira hasi impyisi bayice. Wabyumvise se? Uwa kabiri se nawe nuko. Uwa gatatu se iri tavuze umwe yamukubise imikaka y'igihorihori ihuza n'agahanga irengereza mu nda. Nyamwanga kumva niyanze no kubona. Okay, ubu ni twahasoje. Akajya azana umugabo. Uyu nta mugabo yazanaga, nawe nabonye yazanye. Wowe waramufataga? Uyu nawe nafashe nanone, kuko mufashe byari bibindi, ntago namufashe. Ahagaze wa mugari ko ari umukinnyi w'iteramakofe nari ntago namufashe. Rega nari naracogoye izo mbaraga zindi zose byari byararangiye. Hari aho ugera iminsi igapfura imigara y'intare. Ibyo byo kurwana n'ibiki byari byararangiye. Sinamukubitaga ntaki, nararushye, naramukundaga. Ahubwo nacaga mu nzira zindi zose zo kuraguza n'ibiki ngo amahoro aboneke hatabayeho ingumi n'imigeri. Harika amakuru nkayamenya, nkamenya ibiba, nkamenya babikora, nkamenya uko babikorana, nkajya mbimenya gutyo. Burakishijwe. Yego, ariko igihe kiza kugera bonye byaranze nibwo naje kugisha inama. Ngisha inama ahantu twakodeshaga. Hanyuma bangira inama ko bo basenga, nzaze banjyane gusenga, hanyuma ibibazo mfite bizarangira. Uhageze Imana ati hagarara nze mwere. Niko ubusambanyi bwawe, niko kujya mu bapfumu kwawe. Umukozi Imana byose arabivuga, byose. None se reka nkubaza, tararenga aho ngaho nta basenga kandi bajya mu bapfumu, ahubwo bemeze nabi no minsi havese. Benshi rwose barahari. Ubwo umuntu twaje njya gukiza senyiza iki, none se runaka nibaza nkabahereza uduti se bakajya gushyira mu kazi, kuminjira kugira ngo akazi gakorwe neza, kugira ngo akazi gakorwe, abagabo babo babakunde, bagira igikundiro. Ubwo bimeze nabaho. Abandi bariyo bakorera satani, baroga abantu, bica abantu, barimo kwica abantu, kandi bikorerwa mu murimo hariya bitwa ngo ni mu nsengero. Yego, abo rero nibo bateje ikibazo, barimo gutuma n'abantu badakizwa. Ariko nacyo kintu nyirizina kibabaje Imana. Uyu munsi wa none abitwa abahanuzi bamaze ngo bazisenya. Ni ikibazo gikomeye. Se bundi umuhanuzi bundi yakakwiye kugenda ate? Umuhanuzi yakagombye kuba ari icyitegererezo cy'abandi bose. Paul yandikira Tito igice cya mbere umurongo wa 7 n'umunani,
cya 2 umurongo wa 7 n'umunani yaramubwiye ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza kandi mwigisha ryawe ugaragaza uko uboneye udapfa gutera waraza n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga. Urumva kuba icyitegererezo ku buryo aho uhagaze, yaba ipantaro uko yambaye, yaba uko wiyogoshesha, yaba uko usokoza, yaba uko utega igitambaro ku bagore, yaba uko mbega wisiga amavuta wisiga, inzara zawe, imyambaro wambaye ibe mbega ihesha abantu b'Imana iki mbega agaciro kandi yubahisha Imana, hatagira umuntu uri mu ruhande rw'ababisha wabona ikibi yakurega. Ariko ndebere no zaba twabahanuzi nago babona sarebe icyanwa baba bafite byahune za ruhaya zacitse mu ifamu. Rikiroso uzarebe rikiroso ko ameze kira cyanwa afite si babatumishe turimo kubona. Reba igisunzu gira birabisunzu, reba igisunzu imisatsi iragoronzo ira namarasita biriya koko ni ibiki biriya ni ibiki. None se ukora biri ukeka ko ari cyo cyaha akoze nyirizina kirasi cyo cyaha gukora kwa kuno umusatsi bawukora kwa kundi byose ubona basiga si cyo cyaha, bya maherena burya si cyo cyaha, burya kwa gusiga bya bintu kwimakira n'ibiki byose no gukora imisatsi n'inzara si byo cyaha. Icyaha no kutizera Yesu. Uko umwizeye wese agira ati yera imbuto zikwiriye bihana harahinduka. Icyaha no kudatunga Yesu kandi wamutunga utamwizeye. Ese bungu ntababa bamutunze kandi bakora ibyo byose ntago bamutunze, baramwigeze baramwakira ariko nyuma bamwima umwanya muri we muri bo abura icumbi abura hambiri ku musaya araza agakorera ku bitugu cy'abapfapfa. Yego akabakoresha icyo agomba kubakoresha nko kubona telefone kugira ngo witabe cyangwa se uhamagare igomba kuba irimo simukadi gashyiraho n'amayinite. Yego hanyuma uya tarimo baraguhamagara atarimo baraguhamagara ariko ushaka guhamagara ushyiramo iki amayinite. Hanyuma rero aya simukadi iri muri telefone, iyo iri muri simukadi iri muri telefone nibwo yose telefone bifite iki agaciro, ifite batiri, ifite n'ibisabwa byose ndetse harimo n'iki na simukadi. Hanyuma uguhamagaye wese arakubona kuko harimo batiri irimo umuriro, uyu muriro uri muri batiri cyangwa se batiri ni nk'uyu mwuka duhumeka. Hanyuma iyi simukadi ni impano z'Imana ari wo mwuka wera ukorera mu ki muri wowe. Hanyuma itakaje simukadi hari igihe ya memory card iba muri iyi phone iri coding ibyavugiwe kuri simukadi bigasigaramo. Sinzi ibintu niba byumvise. None umuntu akaba yafungura cya memory card kigasakuza cyangwa se kikavuga ibyari codinzwe hanyuma ukagera ngo ni simukadi nyirizina kandi yaracomowe. Uyu munsi wa none nk'abantu bitwa ngo abakozi b'Imana usanga barimo kugonganisha bagenzi babo. Yego bakabajyana kubarega, abandi bakarikodinga amajwi baganiriye bakajyana muri RIB. Yego naribajije ndibaza ngo ese ko mbere abitwa abakozi b'Imana bavuga ati Dawidi ko yavugaga ati singiye kurega mwene data ahubwo reka njye kumuregera Imana, uyu munsi wa none akaba atari ko biri. Uko Imana yakoraga kera no kwigikora cyangwa se ntago ari kwigikora se biterwa n'iki? Mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 8 haravuga ngo Yesu Kristo ko yari ejo none munsi ni kari kandi nikazahora iteka ryose. Hanyuma urumva Yesu niba uko yari ejo ariko ari none munsi ariko nakazahora, Imana uko yakoraga kera nikigikora ariko bitandukanye nuko yahanaga. Imana yacyakora imirimo n'ibitangaza. Kera yaguhaniragaho, ubu ntago ari kwigihana. Oya birakureka, ubu ngubu birakureka kubw'imbabazi. None ukaguma ugenda uri umurambo wapfuye ugenda Imana ikubona nk'umurambo. Yego nka cyagiye uko nari meze ariko noneho imbere y'abantu tukubona uri muzima kandi mbikumva uri intumbi imbere y'Imana. Wumvise abantu? Hanyuma rero ibarindirije umunsi zahaniraho abantu bose batazumvira ubutumwa bwiza. Ntago bihaniraho nka kera. Ariko kera umuntu wese wakoraga ikinyanga icyaha yamwiciraga akagwa imbere y'iki y'abantu cyangwa se imbere y'iteraniro. Yego ko numva ari ikibazo. Yego uyu munsi wa none abantu bakomeje
gutukisha izina ry'Uwiteka. yego Abandi ugasanga ni abashumba ariko bakora ibihabanye n'iby'Imana inshingano z'abashumba, ugasanga barimo barabasambanyiriza hehe mu marogi bunaka, mu byumba by'amasengesho bimwe na bimwe, si bose cyangwa se si hose, ngo boza no mu myanya y'ibanga ngo baraboza muvandi. Iyo yose ni ibigaragaza ko ari imirambo, nk'imirambo igenda. Yesu yogeje ndi bakabasegamo amavuta ngo Yesu yogeje ndi, usibye ibirenge by'intumwa yogeje, arimo kubategura abuhagira bakura icyitwa karande cyangwa se icyo ari cyo cyose mbega bereza umurimo. Ubundi Yesu yogeje nde wundi? Kari ikibazo ndetse si ibibazo. Abantu babanza ukuri. Uyu munsi wa none Bibiliya bivuga iki? Abantu babe maso, basengesha umwuka iteka. Mu Befeso ibice byo 6 guhera ku murongo wa 10, umva ko Paulo yanditse avuga. Urumva? Yego. Kuko abantu banza ukuri, kandi ukuri niko kuzagira niko kwakaba batuye. Umva ko Paulo yavuze hano mu Befeso igice ni cya 6 umurongo waho wa 10. Umva ko yavuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami, ibisigaye mukomerere mu mwami. 6 umurongo waho w'icumi. Haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Habyumvize? Babashe guhagarara badatsinzwe, tudatsinzwe, tubashe guhagarara, turangije byose tubashe guhagarara tudatsinzwe, kuko tudakira n'abafite inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi. Umvise? N'abategeka isi y'iki y'umwijima. Ariko ubwo ndumva ari abo ngabo ari abo barimo gukora ibyaha bikitirirwa aba bakiranutsi. Urumva? Nta mukiranutsi ukora icyaha, nyine bo barabikora bikitirirwa babandi batabikora. Nese ubu nabavuga ukuri, umukobwa bumwe agatukisha bose. Nabavuga ukuri, ukuri bakahita baguhinduramo ikinyoma. Ariko ukuri kugomba kwirwanirira. nta rimwe ikinyoma kizatsinda ukuri. Nese ubu ngubu n'abantu bafungiye ku kinyoma, bafunzwe bazira kubeshyerwa. Yego, ariko amaherezo ukuri kuzatsinda ikinyoma. Ariko yagezemo. Yego, ibyo byo turabizi ko tuzanarenganirizwa ubutumwa bwiza, ariko ibyo ntago bigomba kudutera ikibazo. Uyu munsi wa none kuki abitwa ngo n'abakozi b'Imana, yego, barimo kurenganya bagenzi babo? Ni intumwa za Satani. Izo ni intumwa za Satani zirimo kurenganya intumwa z'Imana. Ariko ndumva na kera byarahoze cyane rwose. Yakobo arabivuze 5 umurongo w'10. Aravuze ngo abahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami Imana. Nabandi ariko nabo bakore icyitegererezo, ariko nabandi nabo baza bahanura mu izina ry'Imana. Yego, mu bakore icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Nago barenganyaga, bararenganywaga. None uyu munsi wa none niba arenganya rero naga ari iki? Sabahanuzi barimo guhanura mu izina ry'Umwami Imana. Kandi n'abatuyemo ni mu izina rya Bali. Ese ujye umushumba wambara ibintuza hano ku maboko, ibikomo. Yego, akitukuza. Yego, akanafiririza. Yego, kanasuka, agasiga iminwa, agakura ibitsi, agashyira ibindi n'amaherena n'amashanete n'ubupanaro n'ubumini n'ibiki byose n'inzara. Komeza aho ngaho harya ubwo tubita iki? Sabo bose abakozi b'Imana se? Urakoze. Hari umukozi w'Imana akaba n'umwana w'iki? W'Imana. Ni byiza rero kuba umukozi ari kuri n'umwana. Byombo kabikora. Byombo ubirimo. None se nago hari abakozi ariko atari abana. Bariya bose tubona n'abakozi. Hari abakozi bose bari bavuga mu izina ry'Umwami Imana, bahanura bose n'abakozi. Ariko icyangombwa no gukora ari kuri umwana w'iki? Nuko tw'umwana w'Imana. Oya, kuba nagaru kwitwa nakubwiye ngo bashobora kukwita,
ariko utari we, kuba uri umwana w'Imana. yego, tukabimenyera ku cyitwa imbuto. Uyu munsi wa none hanyuma imbuto zitarera, hari abo tubona uyu munsi baza bavuga Yesu, Mm. ariko ejo tukabona ngo bataye ingo zabo bagiye gushaka abandi bagore ariko b'abadiyasipora. uratarutse. Hoya ntago ntarutse. Hari ahantu wari uruhagume cyangwa se wagaruke, twasoze ntago tuhavuze. Nyine kandi tukirimo aho ngaho bagata ingo zabo, bakajya gushaka, kandi bakaza bitwa ngo bakaza biyitirira ngo turi abahanuzi, turi abashumba, turi abavugabutumwa, yego, twebwe turi abaposo, turi abapazi, ugasanga barimo baratukisha izina ry'Uwiteka. Uyu munsi wa none impamvu twatangire ku buhamya bwawe, hari abantu bagiye bakomeretswa n'abitwa ngo ni abakozi b'iki b'Imana cyangwa n'ababayobora basenya ingo z'abo bantu. Yego rwose barahari benshi, ariko bambaye ishusho yo kwera, ariko imbere ari amasega. Uyu munsi wa none ingo nyinshi z'abakirisitu cyangwa z'abarokore, yego, zisenywa n'abitwa ko ari abakomeye mu madini. Uyu munsi wa none abafiyeme cyangwa se abahanuzikazi cyangwa se abagore b'Imana n'abagabo b'Imana baratandukanye, bagenda bahura n'ibyo abenshi nibyo bagiye bahura nabyo, Bibiliya niwo uyisomye neza. Uyu munsi wa none kuki abantu batagisoma Bibiliya? Impamvu batagisoma Bibiliya nuko aho umutima w'umuntu, ubutunzi bw'umuntu buba, ari naho n'umutima wuba. Kanura kumvise? Aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho umutima wugira gute uba. Bivuze ngo niba badashaka gusoma Bibiliya hari ibindi basoma, Seburikoko, Kanyombya, sinzi n'ibindi byaje, ibyo nibyo babamo. Nubarushye basoma hano, udasoma hasoma ibindi. Udatinza amaso muri Bibiliya ayatinza kuri kamera areba filime z'ibiki n'ibiki n'amaporono. Ngaruke ku cyo wabanje kubaza, ibikomo, amaherena, ibiki. Ese biriya bintu birakwiriye ku bakozi b'Imana? Base nta bagabo bitokoza. None se urumva bikwiriye? Kandi ari umushumba se? Ntabwo bikwiriye, nubwo yataba ari umushumba. Kuki bidakwiye kandi kuba yakiriye Kristo umwami n'umukiza. Abashaka ko isura yigaragara neza se. Igaragarira nde? Abantu. Nigaragarira Imana, pana abantu. Nyine baba bashaka abantu nyine babareba basa neza. Nyine bo bakunda ibibanezeza aho gukunda iki? Imana. Paul yandikira Timoteyo mu rwa kabiri bice, yandikiye Timoteyo rwa kabiri bice 3, yamweretse ibiranga ibihe by'ubuhenebere. Abantu bazabikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, indashima, batarabera, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, ibyigenge, bikakaza, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Abameze baricyo cyo batera umugongo. None se wumvise bakunda ibigira gute? Aho gukunda iki? Gukunda Imana ni iki? Urwambere rwa hano ibice 5:3 aravuze ngo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo. Niba se uvuga ngo ukunda Imana wayikunda utitondera amategeko yayo, ngo amategeko yarangiriye heza. Yesu yarabisubije, paramoje ngo umwigisha mwiza mwerene kujya ngo ndagubwamo bwo mu ijuru, ngo nicyo gituma unyita mwiza, umwiza numwe n'Imana. Ngo none se ngo ubundi mu mategeko ya Mose handitsemo iki? Handitsemo ngo nugasambane, nukice, nukagambane, nukabeshyere mugenzi wawe n'ayandi yose nkayo. Ngo yose narayubahirije yose. Ndabibonye rwose. Urabyumvise? Ngize gute? Ndabibonye ko ariko bimeze. Arangije aramubwira ngo none igisigaye ni kimwe, genda ugurishe ibyo ufite byose, uhere kuzi ubigabanya abakene, uhere kuzunkurikira. Yaragarutse? Yaracebye. Hashize iminsi abafarisayo bahita baza. Abafarisayo baraza, baramubaza, ubwo twari 19 kwa Matayo. Baragaruka baramubaza, n'ubundi tugeze muri 22 3:4. Baramubaza ngo mwigisha, ngo nirihe tegeko mu mategeko rirusha yandi gukomera? Arababwira ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, umutima wawe wose, n'ibyo ufite byawe byose. Irya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Singaya abiri. Nese amategeko Yesu yayakuyeho, yaje kuyasohoza. Habwo burebye neza nibwo akomeye. Kera bavuga ngo nugasambana, usambana nakuye kwicwa. Ariko uno munsi ureba umugore akamwifuza amaze gusambana nawe, ubu nibwo akomeye. Nukica uwica kuye kwicwa nawe kwicwa.
ariko uno munsi wanga mwene se n'umwicanyi uyu munsi nibwo akazi igitutsi ntago gihanirwa kandi birimo hano ngo uzatuka mwene se ngo wagicucu urumva wagicucu akwiye guhanirwa mu rukiko uzatuka mwene se ngo wamupfuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehenomu byanditse tusome soma Matayo 5 aba bantu batuka abandi abana se n'ujye bana we kigori cyewe gicoca cyakakakora kandi ari ababyeyi batukana batuka abana babo. Matayo 5:21 yego mwumvise ko abakera babwiye ngo nukice uwica kwiriye guhanwa n'abacamanza ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehenomu. noneho abantu bajya batukana natwe turabarega rero umurega heze twe tubarega ku Mana kuko twe ntabwo turimo tuzajya tubarega twe ni ku Mana kandi tubarega kugira ngo Imana tubaregere ngo badututse twebwe tuyibaregera kugira ngo ibahagakize ikuremo uwo mubu barimo. Nubuse nta makuru wumvishije y'umuhanuzi wajyanye umuhanuzi mugenzi we muri RIB ngo ikize ko yamututse se ngo bimeze bigendanye gutyo nyine ntago yo ndayamenya ariko niba ari byo ntago byemewe kandi ari abakristo ntago byemewe. twebwe Bibiliya hari iki tubwira Bibiliya hari iki tubwira uzi uko birivuga hano mu Bagalatiya mu gice cya 6 umurongo wa mbere haravuze ngo bene data umuntu niyadukona icyaha mwebwe ab'umwuka mugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza ngo ariko mwirinde ubwanyu kugira ngo namwe mutagera gute mudashukwa. none se ubu ngubu bashumbya amatorero basenya abakristo bagenzi babo bagasohoka cyangwa bakigendera bakasubira mu urakoze cyane. Hanyuma rero uwo nguwo azabona ishyano ruka niko yavuze Yesu gice cya 17 umurongo wa mbere kugera epfo nko kuri 3 yaravuze ngo nta cyabuze ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano ngo icyamubera cyiza aho kugira ngo agushe uwo muri umwe muri abo bato nuko bamuhambira urusyo mwijosi bakamujuroha hehe mu nyanja utako yagushe uwo muto. kandi wibuke ko hari nabandi birirwa batera amadahiri aho ngaho bagenda abo bose rero abo nibo birigi vango ni inaza ninyi inaza yamabuye aba mu mazi atagaragara yego nuko ngo urisitaro bashinzwe kugusha abandi mbega ni bisitaza mu nzira bashinzwe kugusha abandi ni intumwa za Satani nizo zirimo gutukisha izina ry'Uwiteka. yego none se ubu niba amaze kubwiriza akajya gusambanya nuza urumva ari intumwa yandi bakabatera amada rega biranashoboka ko wagwa mu cyaha byo ndabyumva birashoboka ko wagwa mu cyaha pe kandi wumva ngo haraba Imana yemerera gusambana ni Imana yabo yikuzimu nyine tunweze Imana yaje gukuye mu buzama zirongeye kohereze kujya kubusukora se nanone oya ntago yariyo ntago yari Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru yanga icyaha n'igisa nacyo kandi Yakobo yabivuze neza hano kuko Yakobo we yabivuze. Yakobo igice cyaho ni icya mbere katurebe ku murongo waho wa 13 umva uko yavuze Yakobo yavuze ngo kirere barashiriwe ahubwo nibabimenye abantu ko barimbutse bazize kutamenya. Yego 1:13 yego haravuze ngo umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka nuko iryo rere riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Imana yashutse nde? Imana nitabarira mu byaha wumvise ntago Imana yagenda ngo uzagenda ngo nuca ngo mu gushinga akabari nkuko ndimo kubona benshi bashinze ububari ngo yarambwiye ngo buriya ngongore ngibuze ubwenge irakureka ngo bunashinze akabari kugira ngo nanjye ncuruze nk'abandi yashinze za rogi ndayabirirwa bazana abagore b'abandi n'abakobwa madirija n'ibiki byose bajya gusambanirayo ni mwibagiro ngo Imana yamuhaye business yewe. none si itorero rya DPR ni ifite hotel none si ibyo ngibyo Imana irabyemera uze tubyemere niho mbarizwa ariko simbyemera utabyemera none se biremewe hoteli se beramiye kandi yaravuze ngo icyo muzakora cyose kizabera cyiza. none se nukora ikibi umuntu wese ukora icyiza Yohana urwa 3 rwanditswe na Yohana mva ko wavuze avuze ngo iki umurongo
waho wa gatatu rwanditswe na Yohana ibice bya ni murongo waho wa 11. Mbega umurongo uri kure. Haravuze ngo ukundwa ntukigana ikibi ahubwo wigana icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana naho ukora ibibi ni yari yabona Imana. Ukora ibibi ni yari yabona Imana. Ukundwa ntukigana ikibi ahubwo wigana icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana naho ukora ibibi ni yari yabona Imana. None se niba wakoze ibyo ubwo tubyemereze dukoma amashyi ngo nuko uri umuyobozi. Huya. Ukora ibyiza niwe w'Imana. Babihemuse. Babihemu. Bahemuka Imana. Umuntu wese yabuhemukira abantu yabuhemukira n'Imana. Bose ni babihemu nawe uzajya mu ijuru. Ako kantu uvuze niko kazi. Niko keza. Umva rwa mbere rwa Yohana ibice 3 murongo wa 7 n'8. Haravuze ngo bana bato ne hakagira ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi nkuko ari umukiranutsi. Ukora ibyaha n'uwa Satani. Kukwera imbere na mbere Satani akora ibyaha. None se ubu ntawe wumvishije bavuze ngo Nyabugogo agiye kuba inkambi. Narabyumvise n'ikiganiro bigeze kubimbazamo. None se inkambi yikize. Inkambi si ihuriro ry'abantu. Ntubu bariyo. Impunzi. Zihunga zijya bazamumbariza. Zihunga ikizo. Nyine bazamumbariza. Azabisobanura. Njye sinabyemera gutyo. Hahurira abantu. None se ubwo ababyemeye se ababyumvise. Ntibategereze buriya bizasohora. Nose tuvuge ko ari Imana iba yatumye. Nago namenye ubwo yamukoresheje niba ari yepfo cyangwa ya ruguru. Kuko cyane cyane ko nanamuzi nituranahura. Ntago muzi. Nyine impamvu nari mbikubaje nuko nago nabyemera ubuhanuzi tanyujijemo kandi budahura na Bibiliya simbwemera. Yego ariko gibunyujijemo. Impamvu nuko ngo nuko birivuzemo kabantu ko bayobye ari benshi. Yego nyine. None se siko yavuze Matayo 7:7. Matayo 7:13 haravuga ngo irembo rifunganye. Munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ari benshi. Ngari irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo kandi iraruhije. Ngo kandi abayinyuramo ni bake. Ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere y'amasega aryana muzabamenyera ku mbuto zabo. Amashyi bayakoma na Yesu barayakomye ngo Hoziya nahirwe yuzuje mu izina ry'umwami mukanya baramuhinduka bati nabambwe reka bayamukomere mu isi niba yabakomere muzamugushishana. Cyo ndakizi kandi naracyumvise. Mu isi niba gukomera amashyi ujye umenya ko mu ijuru hari ikibazo wamaze gukora kibi cyane. Kuko kenshi kwisi ibintu byose uvuga kuko uvuga ibyo mu ijuru kandi ubwira abo kwisi nibibaryohe. Kandi yaravuye mu ijuru yabonanye n'Imana bakanaganira. Nta muntu wavuye mu ijuru keretse ari we Yesu wongeye agasubirayo. Ngo yavuye mu ijuru yabonanye n'Imana. Ariko bavandimwe abantu bakanuye. Twerekwaho gato tubonaho gato nagace kuko ibishyitsi we yagiye yabonana nayo yazanye amakuru yize. Yazanye amakuru. Ntacyo nyine nibategereze. Nze warenza higi. Ariko icyo nzi cyo Imana ivugira muri burasirazuba ivugira n'uri mu burengerazuba. Kugira ngo amakuru yose bayahurize hamwe kuko bose arabakoresha. Hahirwa abakiranutsi kuko aribo bazaragwa iki isi. Naho abanyabyaha bo bagushije ishyano kuko Gehinomu irabategereje. Avesesiga. Byashuriwe hano 21:8 ngarika abanyabwoba kandi abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abanyabinyoma n'umuntu wese ukunda kubeshya bya bindi byose ubishyiremo n'abasambanyi byose ushyiremo. Umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumuriro n'amazuka ari rupfu rwa kabiri. Uyu munsi tugana ku musozo harakana ariko watarutse kandi nashatse ko tujyayo. Nubwo wajyaga ngo tugane ku musozo nibyo ariko harano wavuze ku bantu bitwa ko bayobora bambara byose bya bindi byose nyine. None se urumva byemewe? Narinze ko gute se kandi yaho ari uruzingi twari twabisobanuye twagiye ntago twahavuze. Zefaniya mvuko ijambo rivuze twiganira ku musozo igice ni cyambere umurongo waho wa 10 nkunda kuvuga ariko wongera ugaruke bawumve. Uwa 10 n'uwa 8 n'uwa 6 haravuze ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu muri mane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima yabo bari n'ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Hanyuma ku murongo wa 8 ku munsi w'igitambo cy'Uwiteka nzahana ibikomangoma n'abana b'umwami n'abambaye imyambaro y'abanyamahanga n'abasubiye inyuma
bakareka gukurikira Uwiteka n'abatigeze gushaka Uwiteka habe no kumusenga. Wabyumvise? Hanyuma rero hahandi umvise ko abantu bambaye imyambaro y'iki y'abanyamahanga. Abangaba bambaye imyambaro y'abanyamahanga. Urabyumvise? Imana igiye kubahana. Noneho turebe hano ko ijambo rivuze. Dusoza dare muri 3:16 rwa mbere pone cy'Abakorino. Umurongo wa 16 ravuze ngo ni muzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Urusengero ni mwe. Wabyumvise? Abantu nibihana. Abantu nibihana. Nibatihana Imana izabahana. Irabakocora. Iyo utihani iraguhana. Ibyiza urihana kugira ngo itaguhana. Hanyuma tanga nimero. Nomero ni 0788 25 Hanyuma reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka nyabikira ku Gakiza TV show, Damuru TV 50, kubaho Uwiteka n'ubwenge TV, kuri Karose TV kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho buri munsi. Hanyuma reka tukubwire ngo Sala Vista. Amen.